ways, ambiance is boom ways, tugomba kuzamuka. Yes, twagiye kubaha ikaze mwese mukomeje kurikira Boomboys amajyaruguru amajyepfo z'uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze nimba rwamwe rwose wibuke gukora subscribe amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze ahangaha ni kuri ya platform nimero ya mbere mu burasirazuba mu majyaruguru mu mujyi wa Kigali hano niho twibereye ariko nanga rwose twaba twamunukiye aho yitwa Rwamagana simbabwira neza cyane abantu bari mu ntara ya Rwamagana ese Rwamagana ni intara cyangwa na karere bro ahubwo niho hari icyiciro gikuru ubwo niho hubatse intara y'Iburasirazuba kuko impamvu mvuze ngo ni intara niko ibikorwa by'ishiremezo byadanje byo mu ntara y'Iburasirazuba niho hantu bibi jiji guhanikaza mu kiganiro utinjira nk'inyebebe my people mumeze mutari mu wanyu jiji number 1 uno twagarutse ndari cyane ariko gace dore uretse ingingo z'ingenzi z'amakuru tugiye kugenda dusesengura kuri uyu munsi ibintu byo byakomeje kugenda bifata indi ntera nuko rwose uwitwa diplomate DPG nyuma yaho yagiye abura umubyeyi we akaba yagiye atagaza amagambo akomeye cyane aravuga ati umusesenguzi umwanditsi nimero ya mbere muri njyana hip hop hano mu Rwanda akaba yitwa Bulldog turagenda tubiganira neza cyane tugenda tukubwira ngo ibintu ni wagwane rwose mu yindi nkuru utaza kugenda ushikwa icyitwa uburozi mu Rwanda nta gaciro tugiha ariko abantu benshi bakaba bakomeje kugenda babigenda rwose babigaragaza yuko gikomeje kugenda gifata iyindi ntera Jackie wanyu ari gutabaza ngo icyitwa uburozi kikaba rwose kigiri kugenda kimwabiza kigenda kimubwira ati vuga baguhereza akantu rwose bagutabare iyindi nkuru ya gatatu ikomeye cyane ni icyitwa uburaya hano mu Rwanda ukaba rwose bikugenda bifata indi ntera witwa Nana akaba yagiye avuga rwose ku Isimbi TV yuko ngo Prudence mu kigo cy'amashuri karemewe ngo ariko bibuke kuzana n'akandi gasangrife ko kugenda rwose kemera ku bantu kugenda kaboneza urubyaro mu bigo jiji nk'umusesenguzi ku mihanda ewan gaca mbere yuko nanatangira niruka cyane ngira ngari nabonye ibintu nimba bikibaho mu muco nyarwanda simbizi ako mu byaro niho bizi kera aho ndabaga mu cyaro iwacu hariya muri ya misozi miremire yo bita za Rurama ya muri Zamburi ujye ubabwira muri Zamburi sabizi ko ariho hantu tuba twaragiriye tunasuza abantu bose bahereye muri Zamburi muri Zamburi Rurama no kuvuga ngo nagiye kubona ni Rwamagana tumanuka muri Karembure kutongera Karembure ngiye kubona mbona abantu niyonka buri wese n'igikombe nibase bari gutoragura agashwe se manu barasutoragura cyangwa barazica nanjye ntago mbere twabyitaga kuzica ariko cyane ya bintu n'ugutoragura izipfishije suzi naye ziba zipfishije ku mihanda gaciro si icyo ngamije icyo ngamije ni indaya ziba zirimo gutoragura ko yambaye ikariso gusa abanyagitungo ayi ngo munkumbuje kuzitoragura ngo mu nkambi ya Mahama ngo niyonka ngo wambaye igitenge cyonyine hano hose ari imbubuto ariko ukajya kuzitoragura zitwabonye se ahabonye ntibambonye nahise mbona ko ikintu bita inyama gishobora kuba kirya umugabo kigasiba undi nimba abagore bangana kuri bihubita ikintu bita ikariso bakajya gutoragura agashwe rero bye byanankanze ubundi biba bintu naberukaga kera muri ya misozi y'iwacu Zamburi muri Rurama noneho wari iranosho yavugaga dore ukuntu tumeze iyo twavuye tujya tukisimbuza manu ko wajya ngo ni imiswa oya bazita agashwi mbande kubwira abana mu mujyi
naho mu gisabizi nuba ngo hari ukuntu ugenda ukabeyura hagata ukabona byirunzemo ukashwanya. iyo uvuze kubeyura abantu benshi bahita bagira ngo ni igitenge uvuye ku ntuza y'inani y'umugore. yose twinjira mu kiganiro. Gigi Yo bro, amakuru yo ni menshi ariko twinjira mu nkuru ya Bulldog. reka mpere duhere kuri diplomate fofo diplomate wabaye umucakara w'ibihe mazabawe bakurira muri ronge ewana diplomate kunyagwa babwire diplomate yamanutse ku Nyarwanda rwose tunagira kondoleance ku mubyeyi we niko bavuga rwose tunafata mu mugongo umuryango mugari wa DPG wa diplomate rwose tubihanganisha cyane. Uyu ni umujama waduhaye imiziki, indirimbo ye yarikodinze 2009. niwe muhanzi mu Rwanda jije mva kakantu niwe muhanzi mu Rwanda wazanye platform zigiye gucuruza imiziki kugira ngo umuntu arebe igihangano cyawe agomba kuzira yishyura igiceri cy'ijana cyane, ariko si cyo cyatuzanye uyu munsi. Icyatuzanye no kubicamo diplomate ku Nyarwanda no kuvuga ngo arashimira Bruce Melody no bita The Ben, na abantu ngo buriya nka The Ben arikodinga iriya ndirimbo ya mbere umucakara w'ibi The Ben yaricaye mu studio babaje se hari amayide yagwayemo ati nibyo nshaka kujyaho. Buriya umuntu ntabwo bigenda kuvuga ngo hari ibicyagutya, buriya umuntu uko gufasha mu minsi iyo ari yo yose. Ashimira abantu ba Paxson, ashimira abantu b'abajama bagiye bahuza yavuga ati ngiye ibi bintu by'imiziki na nubwo nari nzi ko ibi bintu nzabijyamo, ibintu bya hip hop. Aravuga ati ariko iyo narebaga abajama banjye ba Paxson bakubita ya bintu baramotivaga, ibyo bintu nanjye nkabyinjiramo. Diplomate rwose ni umwe mu bantu size ngizi, afite n'indirimbo nshyashya ariko ni kuri website noneho igomba kujya cyane mu buryo bwo kumuteza imbere. Nibyo abanyarwanda dukwiye kumenya, kwikuramo ingeso y'ibintu by'ubuntu. Ibira bintu manu squad naho abantu benshi bapfira cyane, asaba abajene bose bo ku mihanda ibintu by'ubuntu yikuremo. Diplomate rwose aravuga ko ariyo mpamvu yabikoze kugira ngo nawe bigire icyo bimufasha. Imiziki bayikoze kuva kera cyane man, barihirinze nta kintu ibyo bintu usibye kumva ngo mwayumvisha ngo mwabyishimiye. Jiji man breaking news tugezeho. Uwitwa Donald Trump niyumvisha ukuntu atemerewe kwiyamamariza manda ya gatatu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jiji man aka ni akaro kaba kajemo kugira ngo abantu bajye bamenya n'ama breaking yabari hano ku mihanda. Uyu nguyu ni umwe mu bantu igihe cyose ari ku butegetsi yabugiye kurangira abafite akaro kawa cyane. Igikomeza kuri diplomate. Yes, diplomate rwose imiziki yarabaye, murabizi abanyarwanda mwarishimye pe, imiziki barayibahaye. Rero aho bigeze nimunateza imbere umuntu wabashimishije, sibyo? Diplomate musange kuri website, yuri igiceri n'amafaranga atari menshi, murebe imiziki. Akumura mwibuka ko ariwe wakoranye na Melody iriya ndirimbo ngo ndashashaka icyatuma imisi ikomeza kwicuma, ni nayo mpamvu ituma kunwanya no kwivuna. Hip hop ndacyaguha, iyo hip hop ntabwo yahagaze aracyaba. Uyu ni wa wundi bababwiye ngo utazababazwa n'ipantaro utazamura nakababazwa n'ipantaro wamanuye. Icyo ni babati bigende bumva yuko bazakurya imitsi yawe wakora bigahora bikurwanya. Menya yuko imvune zawe nizatuma ugeraho ugera cyane, ariko icyo bamenya mani yabuze umubyeyi we yamubuze. Kondoleance ku mubyeyi we, tunafata mu mugongo abamuryango mugari we wasigaye, tubabwira ko aheza ni imbere nyine, aheza ni mu ijuru, aheza mu ijuru cyane kashi tuzahurirayo bagenzi. Yes, dukomeza no kuvuga ngo igihe ari cyo diplomate warababwira ati ngenda hari imiziki ndacyaba, sibyo? Icyo nshaka ni muze mbafasha namwe mumfasha, win sibyo? Nimba mbaye imiziki ninarayibaye ikabiri iri kubashimisha muyikunze, ni muze mukomeze mugire gute munakije. Uyu diplomate bibuke ko akora kuri TV1 akaba no mu bantu rwose bakoraga stand up shani.
cya kiganiro cyazamuraga impano. Cyane. Breaking news tugezeho nanone uko ikiganiro cyo kuri telefone Chriso Ndasingwa yagiranye na Sharon Gatete cyashibutsemo urukundo. Zuzi umujama wese ukoze umukobwa akarara kuri telefone mo bebe ni wowe wa mbere. Suza abajya bose baraye ijoro ryose yadasize. No mpaka kano. Suza umuntu bita abantu bitwa ba Yusufu bose. Abarindaye. Suza umujama wese. Mani, ariko kajya kaba ugasanga umujenti urakumvisha umukobwa prono kuri telefone. Uguteretana. Ayo mujenti ariko umutanzaniya ufite content yabo. Kajya mu isoko. Yakonekise phone na nuza na radio. Yanyikaho mu isoko urugero rw'imbuto urumva abayiberemo ababyeyi ahanini. Agahita karekura. Bagatikura n'ababyeyi bakikanga. Rwose dusuhuza umujama uwo ari we wese ubiziko yaraye ijoro kuri telefone avuga n'umukobwa mu gihe gito umukobwa avugishije icyo ntabwo mushobora gukora. Ntabwo mwana abana. Breaking news tugezeho rwose ariko iteye agahinda gakomeye cyane ko twebwe twita ku ma breaking news twukuvuga ngo agane handi hubwino nuko Israel yashinje Hamas kwica abasirikare bayo ingabo rwose mu bitero hagwemo abarenga 60 yo. Yes, gaca nyambutsa ku yindi ngingo icyo dusoza kuri diplomate mushyigikire diplomate arahari nubwo yabuze umubyeyi we buri umubyeyi w'umuntu mama none umuntu akata mbese ngakabarane kaboneke ni nyina w'umuntu kandi kame ka muntu no mutima mu gihe cyose ufite umutima wo gufasha cyane mani nawe uzafashwa cyane kabisa ibyo tunatwinjirizamo mu nkuru ya Jackie niwe hano urumva nanjye nagucanzemo akantu kugira ngo mutegurize yuko hari ikindi kintu kigiye kuza cyane. Uyu nguyu mwaramukunze mu Buraya yabaye mu biganiro ati ngiye gusambana nzasambana aramasura murabikunda. Jackie wacu indirimbo barihe arimo igitero cye mwaragikunze cyane kabisa. Abavugaga barihe hano tubarebe umuzikunzi turabana babihe cyane kabisa. Rero uyu ni umwe mu bakobwa baba influence ko bwose baje mutabakunda nubwo wamwangiraga ngo ninde ariko wariyengeka gukabireba ukunatigisaga rirabera barabirebaga ndabizi nta muntu wanga Jackie n'ukwivugisha nagasuku baramuze twarabibonye twarayoye. So ninjira muri no nkuru ndahera ku mutwe w'amagambo ugira uti mu mbabare ndashaka gufatanya inkuru zisa nk'aresha tukazitwarira rimwe enye tukazitwarira rimwe akantu ku kandi nta kintu dusimbutse. Iyi ni operasiyo Jackie yahise ikusanya inkuru enye ngewe narebyeho nifuza ko tuzisesengura tukazicamo. Umutwe w'amagambo uragira iri pupfu rimeze nk'iry'ingurube iri pupfu rimeze nk'iry'ingurube ndashaka kurikanda. Uwo ni Jihad wabwiraga nde Kasuku Jesizo Mipango ngafite icuti numvaga ari ikinjanja ngafite ipupfu rimeze nk'iry'ingurube ngo Jihad kuri space ndashaka kurikanda no Jihad aravuga ati Jihad yarakaye kuri Kasuku Jesizo Mipango Pastor Korodi na Jackie kusaho. Niki kintu cyafashe umusesenguzi wacu nimero ya mbere nanjye ubwanjye nubaha umusesenguzi kabuhariwe karaburateri sibizateri chakwa mocho babara nguca mu ijambo ngera ngo ngure nguca mu ijambo kuko ngomba kuri gucamo ngo niko biba bimeze ubundi bayeremeje kuri gucamo. Mbwira umuntu ugeze no bwa mbere wakoze subscribe bakore subscribe bazamurire. Rero ikintu nyamukuru nibamara kubidukorera batega amatwi bumve inkuru kuko nta handi hantu bazijya bazisanga z'uruhehemure. Nta wapfa gusanga iyi nkuru kuko niko tugiye kuyibana byanya. Waruzi yuko ugacira mu kaso gagatwara nyoko
Urban Boys yaririmbye ngo urucira uwo hanze rugatwara uwo mu nzu emera uhinge kandi uhige. Nibyo mureke iri shyamba turiyigiremo twese kadukomeze. Umusesenguzi nimero ya mbere Jihadi ninde muntu wamuhangaye kugeza arakara akajya avuga ari gucira inkota yatutubika yakanuye amaso ubwanwa bwe bwabaye umweru bw'umuhondo bwabaye umweru ntibaze amarira ari kuza. Umutinganyi wacu ninde muntu umwe mu bantu bavuga ko bafite akanivu. Breaking news! Bulldog anezezwa nuko umuziki wa hip hop usigaye ufatwa nk'ubucuruzi hano mu Rwanda. Ari kubifiringa, ari kubinezererwa, ariko tukubwira yuko hip hop n'umuco birajyana. Niba ukunda ubuvanganzo, niba ukunda ibivugo, niba ukunda ibisigo, gerageza wumve hip hop. Ubundi bibuka Bulldog na n'uwitwa Pifura bifu zawe barazibuka, turaza kugashyiramo dukomeze twinjire utubwirire ukuntu Gasuku Jihadi na Pastor Korode ndetse na Jackie ndashaka gufatanya izo nkuru kandi nkaguruka kuri intebe yanjye kuri iyi mbuyu yanjye muri wese barayibona. Uyu muri kiyiribu uwo baradusije bane Rwamagana mutubwire ngo iyo ntebe ntabwo ari nibuyu ngo kuko uyitweretseho gatoya iyi ngiyi ngigwa amafaranga 500. abakozi babo wese iyi ni intebe twatijwe ni Rwamagana. Dushimira Jeannette umuntu wacu kabisa twakiriye. Izi nkuru zose turi kuzibagira aho bita Rwamagana. Twavuye muri Kigali ariko Karembure, abantu ba Karembure ntabwo twabasuhuje. Gitifu aho niwe mubonye cici njye nanamukunze cyane bro. Umuyobozi w'umudugudu ntabwo wamubonye. Umuyobozi yifataga twakira muri buriya buryo kavuga ati ngenda gukisha. Oya abayobozi bose ngenda bakunda. Shimira Sedo rwose. Abasedo bari kwitwara neza muri iyi minsi akazi kabo ngo mugakore ngo aho mugeze ngo mubaga nta kinyi ngo twaramaje kubavumbura. Tugomba kubakira uko mubishaka ngo mujye muza mwisanga, niyo mutaza mutubwiye muzumve ko ikaza twayibahaye. N'abasedo sigaye mbashimira. Anyways ariko bitanyibagize inkuru nyinshi turaza kubisoreza. Jihadi ibi bintu byatangijwe imbeba yariye umwini yototera isuka bototeye umutwe wawe bashyika ku kanivu. None ibintu bagereye mu yaje arababaga bro. Yabagabaze ibi bintu byatangijwe na Jackie yari kuri Space ari kuganira. Urabizi ko ajya bitereka badumba kuri Space cyane. Jackie aratabaza bro bya bindi mani buriya umuntu niyo twamwanga gute, umuntu niyo waba umeze gute rega twese uzaga umuntu kuko bese uzaga umuntu abigamba akora asohora ibikorwa akora bibi bidafite 12 ariko uzamukundire ko ava amaraso nawe ukava yandi. Uwo ni umuntu. None ikindi kintu aho umuntu umukobwa bita Jessica akora kuri iriya Ranger, sinzi nimba ngo niyo umugabo we. Niyo umugabo we ngo yaragakubise kuva kera muri nawe ngo ari ijambo ajya kunda kutubwira ngo man mwese twese uko turi kwiza turi bene Kanyarwanda, turi mu ijuru, turi bene. Ntabwo yavuze bya hafu, turi bene data uri hehe uri mu ijuru. Twese uko umuntu twamwanga uko ariko kose hari ibikorwa uko ibikorwa tukabyanga ngo yende ariko turabizi neza we ujya ukavuga ngo Jackie ni ndawe karakaganiro yakubwiye inguni akubwira esikariye z'igitsina. Sibyo ngendere babikunda yego sibyo ngendere. Jackie yari iteretse rwose ubuzima bayemo none agakatari bwiza karwaye. Tugerageze abantu bakamutemeraho itaka ni ikibazo. Reka dukomeze abantu turaza gusoza bamenye ukuri kose.
Jackie kuri space hanze yagiyeyo hehe ubu sizing izi ahantu ari breaking y'ubwini ari muri ba mwarimu. Iyo bavuze mwarimu uzumve ngo ni koci, nazumve ngo ni koci ngera ko utapeshura cyane, uzumve yuko ari mu birozi. Jackie no kuvuga ngo Jackie yarivuje, Jackie abamuzi mu ari hagati y'umupfu n'umuzima cyane, ari hagati y'urupfu n'ubuzima. Tubifate guri Jackie biturutse kuri ba mwarimu ubwo yarabitwibwiriye. Aba bantu mane babarozi mva mane cije fata amasogo muri showbiz bagezemo fata amasogo na 20 wowe wamurozi we regari bavuga umurozi nawe usora ibigambo 12 nabwo nibyo nibirozi cyane nawe ubihuha nawe banyuramo kabehereza mugenzi wawe. Ubwo ni ubucucu niba uzi kubana n'iwanyu babikoresha itandukanye n'iwanyu cyane, kuko ubwo buzima nagaho ari sawa. Gaca dukomeza dukomeza Pastor Claude wagezemo gute? Oya ntabwo ndagera genda gace mbabaririye inkuru nakubwa ni mbabarira tujyanirane tugende gace. Jackie kuri space ati dumba mbabarira umbwirira abanyarwanda mu ntabarize mu mvugiriza induru merewe nabi ndapfuye umuntu witega iki byose bangiye nabi sinzi umuntu ushaka kunkura ku isi wangize gutya narirukasa amahanga maze amezi 2 ntakora ntaki. Jackie ibi bintu bimaze igihe yirukanka yivuza avuga uburyo ataratakamba. Sasa rero kuba content creator abafite ubwenge n'abatabafite utarinjira ngo kutugwiza nkuru bavuze breaking news. Uwitwa Eremeti Ere yagaragaje neza cyane yuko urukundo rwa gakondo arukesha uwitwa Intore Masamba, niwe nkomoko niwe soko yo gukunda gakondo. Toza w'intore kabisa. Ikindi wamenya breaking news inyarwanda.com yashyize promotion ku banyeshuri bashaka kujya kwiga gutunganya amashusho film making and production. Bagerukireyo ubundi tubwire ngo cyagenze gute nyuma. Okay, Jackie ubwo namaje gutabaza si space n'ibikurikiwe bya danje ibintu nibita zimanuka mu banyarwanda no mu content creator. Umuntu wa mbere yariteretse Mr Kanifu umutinganyi wacu Jihadi byemera yikundira ipusi ye. Icyo ni ibintu tuzi rwose uko ameze turakuzi. Jihadi baramanutse ngo kakantu ngo reka kabanze kumve. Jihadi baranza baramushinyaguriye. Abanyarwanda amashyari bayareke n'inzangano. Iyo tuvuga uburozi muri showbiz ntabwo tuvuga ko kuba Jackie yanaroze nariya magambo yo gushinyagurira umuntu uri mu gahinda kameze kuri mana umuntu uribwa umuntu umaze amezi 2-3 yivuze yirukanka. Jackie ntanze agira i Kigali, Jackie ntaki Jackie icyo gihe gishize ntabwo uko byose ntari kwishyura inzu, ntacyo ari gukora, nta kazi ari gukora. Kufata umuntu uri mu gahinda kameze gutyo noneho warozwe uri hagati y'urupfu n'ubuzima ukamushinganyagura ngo reka kabanze kumve. Ntabwo twigize tubikina ariko kubera twitandukanije nabyo rero kasuka z'amati jyanda kimara kubreakinga kimara kuvuga gutyo ngo reka ibanze kumvishe ngo reka kabanze kumve ngo kigarwaga kavuga ngo nemwe n'abandi bagore ntiriwe mvuga bavugaga ati sibwa uvuga ngo urasambana ngo burayi ntiwabureka ngo reka noneho kiranze cyumve. Abo bashinyaguzi bose Kasuku uzwi muri bo abarakuzi ati Jihadi ko turi ku isi. Jihadi uyu mukobwa yaduhaye ibiganiro nubwo twigira gutya tukamubaga. Jihadi waretse umwana agakira yazi imihanda hanyuma ukamubagisha Bushido. Jeje dusiganye iminota 6. Mu minota 3 ntabwo mba ndangije ikiganiro. Boss atwongeze indi minota. Yambo. Kasuku media bati Jihadi turaba. Jeje breaking news. Boss ambwiye yuko kugira ngo bigende neza kugira ngo byumvikane iyi ni part 1 ngo kuko iyi minota ye nigera ngaragenda
Okay, nta kibazo tuzakora part 2 aho ngarukiriza ubwo uze kumpagarika iraba ari part 1 part 2 ubwo tuzakora kacunguza uburyo umwe Kasuka ati jihadi ko turi abantu tuva amaraso turi bene mugabo umwe turi abanyarwanda twese jihadi uyu mwana uri gushinyagurira ko ejo nawe twakujyaho jihadi ibi ni ibiki jihadi nubwo ati jihadi turabizi uyu mukobwa twese yaduhaye ibiganiro uyu mukobwa ntanzagira muri Kigali nta n'amafaranga afite size ngizo ubu aho amaze iminsi ari kwiruka amahanga yifuza agira gute yararozwe jihadi igikenewe nuko dufasha uno mwana w'umukobwa Jack ndi mu bantu baza hano nkamubaga asibyo breaking news Minisitiri Sebahizi yakomoje ku ngamba zizifashishwa u Rwanda kongera ibikomoka mu nganda bantu mwakoreshaga ibintu tukanze mu gihe kabaye twikomereze ubwo Kasuku ntabaza jihadi wagenze gakeya yuko ari umwana nge Kasuku hari ibintu bya danje avuze uko mbivuze nta birenze uko yabivuze jihadi aba ariteretse niho yagiye arakuvugira nge narakwihanganiye ubwo yabwiraga Kasuku ni kiriya kintu gifite ipfupfu nk'iry'ingurube ukiri aho akantu k'ipfupfu breaking none ngezeho Etienne Tshisekedi Tshilombo uyobora leta ya Congo République démocratique du Congo cyane yatangaje yuko yatoranyije umukandida umwe muri 12 bifuzaga gusimbura Victor Kamere mu nteko rwose muri leta ya Congo Dani Vumbi amaze kwandika indirimbo zirenga 160 zasomari gusohoka uriya ni umukozi bro twikomereze Jihadi aravuga ati kiriya kintu cy'igikuri gifite ubwo gikuri yenda hari ukundi inkuru ziba zikeneye ngo ziryohe cyane ubu ndamuvugiye ariko ngo kiriya gifite ipupfu ngo rimeze nk'iry'ingurube ngo nikigende kibanze kivuze ngo ubundi kiza kuganira nawe uwo ni Jihadi ngo mbere yuko kivuga kuri Jihadi ngo njye narakwihanganiye ngo mbere yuko uvugaho ngo banza ugende wivuze iryo pupfu ngo ripupfu ku bantu basanze inyuma n'abasanzino asanzino aho wagenda ubanze wivuze icyo kintu gipupfu kimeze nk'icy'ingurube hanyuma ubone kuza njyewe udiringe nanjye Jihadi afite urwego Jihadi yaturutsemo amaso Jihadi ararira Jihadi inzobe ibigikara Jihadi agenda ariko ngo yarikorose ibyo byo ntitubigarukaho aragenda aratunukwa ngo kiriya kintu gipfu nk'iry'ingurube wagenda ubanze wivuze icyo kintu ubone kuza njyewe kuvugana nanjye iyo part 1 njyaho kugira ngo ndengaho ngaho iminota imfata ndayihagarikira breaking u Rwanda na Amerika byagiranye ubufatanye mu by'ingufu za nikiriyeri n'amabuye y'agaciro wowe wari uzi neza yuko u Rwanda na Amerika bitari inshuti uribeshya ubundi umwana mwiza arakarabywa akinogereza mu kwisiga agasa neza u Rwanda rubagira hose muri kumwe n'Abashinwa n'Uburusiya bari kumwe n'Abanyamerika bari kumwe reka nacyo muri break ngo uretse kuryarya atwa mu magambo nabibonye uretse nanjye mvuga yagaya nuko abari bazi yuko kagasanga ife ku mutekano bazagakuraho ushobora gusanga ugiye gukomera cyane ndabasetse uraba yes in the breaking DJ Adams yabaze nta kintu arabwira abakremati yababwiye ati narabibabwiye uretse Krema ubundi Krema ni DC Krema ni Krema producer ni Krema uhe DJ Adams aravuga ati kuva kera nge narababwiye ko muri amadebe ibi bintu by'umuziki
buretse gatoya buretse garuka inyuma gatoya ni DJ Adams man 2010 na kangahe uwitwa Jay Polly nyakwigendera Imana mwakire mu bayo yarakivuze abanyamakuru baramwanga namwe basesenguzi mwari mukiri kubyiga ku ntebe wari kubyiga cyane mwaramwanze none ni gute umunyamakuru bene wanyu DJ Adams akaba n'umu DJ akaba n'umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda nawe yagiye muri rya jambo avuga ati biga bantu na amadebe basoye kuri beshuri biga man showbiz yarasa gitaka gupayura dore imeze ngo buri wese akora imeze nk'inani sinzi umuntu ejo bundi umugore yaravuze ati ngo ariko se ngo miki ngo kirasamye simbizi ibyo ngibyo dore showbiz yacu shana ho kanu ngo none se ngo mwishimiye ko rajisi ngo azajya ngo ikintu kirasamye azajya mwibase nukuvuga ngo DJ Adam we arabwira abakirimo bati ibi bintu by'umuziki nabibabwiye sibyo nababwiye kuva kera uko mukora imiziki none kubuntu none saize mutangiye kujya kwishyura he za Tanzania kandi ngibi bintu narabibe breaking news amasoko ndayanyuma jiji dushobora gusoreza ga rwose byakunda muri Karongi abafite amazi meza bageze ku kigero cya 96%. Akari kamwe mu karere hano mu Rwanda gafite amazi meza tunasoreza kuri iyo breaking nuko bimeze nuko kuvuga ngo tuzagaruka part 2 tuzabwira kuri Pastor Claude na Jade bigeze he na ntitumuvuzeho byinshi cyane tuzaza dukomerezeho njyewe yari Gacha Only nanjye yari Gigi Bakabu Charlotte ndabakunda cyane